Nguhaye ikaze ni Kigali Duture Talks, reka nizere ko umeze neza aho uherereye. Ukinyumva gutya umenya ko ndi kukubwira ku makuru ari kugenda avuga ku basitari hirya no hino, cyane cyane aba hano mu Rwanda nibo twibandaho umunsi ku wundi. So ngira ngo nta yindi nkuru iri kugenda ivugwa hirya no hino usibye ya Element ndetse na 155am. Ni byinshi rero nagenda ngarukaho ku mateka ya Element nk'uko yagiye azamuka ndetse n'aho ageze ubu ngubu. Ntawe utari kugenda bibona ko Element ashobora kuba yaragize iterambere ndetse yarotaga. So dukomeje rero, ni byinshi tugiye kuba tugarukaho muri kiganiro cyacu, ikiganiro cyanyu, ndetse tugaruke ku nkuru iri kugenda ivugwa yuko Element ashobora kuba yavuye muri 155am. Ese ni iki gitumye Element ava muri 155am nk'inzozi yarotaga kera yo gukorera label ikomeye nk'iyi ngiyi, ndetse mu gihugu hose bakaba bayizi kuri ubu ngubu, akaba arota no kuba yafata amahanga. So iyi ni label rero, navuga ko ari label imwe muri label zikomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mvuze ko ari nayo label ya mbere ntabwo naba mbeshye, kuko ibarizwamo abahanzi b'ibyamamare ndetse bafatiye runini muzika nyarwanda, reka mvuge gutyo. So muzika nyarwanda ikeneye abahanzi nk'abari muri 155am babashije kuba bagira ubushobozi nk'ubwo bano bari muri 155am bafite. Nahamya ko muzika nyarwanda yagera kure bitewe n'uko bose ni abahanga, kandi bigaragare ko ibintu bakora biba birimo amafaranga menshi. So si ibyo gusa rero, reka ntangire ikiganiro cyacu ubundi maze ubundi wiyumvire uko byose bigiye bihagaze. Ni ukuvuga ngo Element ari kuvuga ko ashobora kuba yavuye muri 155am. Ese nibyo? Ese nimba atari byo, ni iki kijya mbere hagati yabo, dore ko nta nkuru buriya ivugira ubusa ku musozi nk'uko abanyarwanda baca uwo mugani bavuga. So ni byinshi rero biri kugenda bigarukwaho, dore ko Element mu ndirimbo aherutse gusohora ejo bundi, bivuga ko nta jingo n'imwe cyangwa se nta kirango na kimwe kigaragaza ko abarizwa muri 155am. Bakibaza ati ese yaba yarayivuyemo? Ese byaba biri guterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo ubundi uko bihagaze, ubundi bari bamenyereye gukora videwo, buri wese yabaga yaragenewe ibihumbi $30 byibuze kugira ngo abashe kuba yakora videwo nziza. Ibihumbi $30 ngira ngo murumva ko ari amafaranga menshi. Ngira ngo murabizi neza ko Bruce Melody ubwo yakoraga iriya ndirimbo yitwa Sowe, ni indirimbo bivuga ko yatwaye amafaranga menshi by'umwihariko, ndetse murabizi neza ko ubu ngubu Bruce Melody afite gahunda yo kuba yakorana indirimbo na Diamond Platnumz, ariko bikaba biri kugenda bivuga ko iyi ndirimbo izaba iri munsi ya miliyoni 55 nk'uko biri kugenda bitangazwa. Ubundi ni ikintu kidasanzwe, ni ikintu kitamenyerewe, dore ko uyu bita Bruce Melody asanzwe akora video zihenze. Bakibaza ese ni ubukene 155am ifite cyangwa ni ubukene uwitwa Coach Gael afite? Ubundi dutangiye, uwitwa Coach Gael ni umwe mu bakire b'abashoramari b'abacuruzi baje mu muziki nyarwanda, baje kuwushoramo kugira ngo barebe ko bakungukiramo nk'uko n'ubundi business zose zimera. Ariko mu gushoramo ntabwo yabonye inyungu ihagije nk'iyo yari yiteze cyangwa se nk'iyo yitegaga, dore ko yaje ashoramo amafaranga menshi, ariko mu kugira ngo agaruke bikaba ibibazo. Nibwo urwo rwego rero yavuze ngo nta muntu uzongera gufata ibihumbi $30 ngo ajye gukora videwo, ahubwo azajya afata ibihumbi $5. Urumva ni challenge, kuko nimba wari umenyereye gukora videwo y'ibihumbi 30 bakabaguha ibihumbi 5, urumva ko harimo interval ndende cyane. Ntago wakishima nk'umuhanzi wari umenyereye gukora ikintu gifite karite. Kuri ubu ngubu urumva ko karite nyine n'ubundi ihita igabanuka. Akaba ari cyo kintu rero kibazwa ko n'abitwa ba Kenny Soul cyangwa se ba Rosikana bashobora nabo kuba bagiye guhita bava muri iyi label, bitewe n'uko icyo bari bagikurikiyeho n'ubundi kiba kiri kugenda gisubira hasi, bakemera nk'uko n'ubundi bari bimereye. Dore ko bivuga ko abahanzi bataba bafite ubwisanzure muri iyi label, nk'uko twagiye twumva amakuru agenda acicikana abivuga, ko buri umwe abasha kuba yasohora indirimbo n'undi ngo agategereza gutyo. Ngira ngo ibyo byo mwagiye mubyumvaho, ntabwo nshaka kubigarukaho. Gusa reka ngaruke ku cya Element.
Element ngira murabizi ko kashe ntabwo igaragaramo iyi jingo n'ubundi cyangwa se ikirango cya 155am kubera ko ni indirimbo yakoreye muri Country Record akibayo nk'umuproducer usanzwe, ndetse hari nyuma yaho izindi ndirimbo zagiye zigaragaramo jingo ya 155am. Ese kubera iki yagaragayemo? Dore ko kuri ubu ngubu iyo yasohoye itagaragaramo ikirango na kimwe cya 155am, babimubaza akavuga ko atagiye muri label nk'umuproducer ahubwo yagiyeyo nk'umuhanzi. Ukibaza rero se kubera iki izo zindi zo zagaragaragaramo ikirango cya 155am kandi yaragiyeyo nk'umuproducer atagiyeyo nk'umuhanzi? Akavuga ko amakuru akavuga ko amaze kugera muri 155am nk'umuproducer, dore ko yasinye amasezerano y'uko azajya afata 40% y'ibyinjiye nk'umuproducer, ubundi agakora video byibuza agakora audio byibuza 8 mu kwezi, dore ko bivuga ko audio imwe byibuza uyu musore ashobora kuba yikorera miliyoni. Bivuze ngo yafataga 400, 155am igafata 600,000. ngira ngo uri kugenda ubyumva neza. Amasezerano yasinye byose byari bigiye bikubiyemo, ubundi bikavuga ko yagombaga kuba yakora byibuza indirimbo 8 mu kwezi, ndetse agakora amasaha byibuza amasaha 8 ku munsi. ngira ngo uri kubyumva neza ko ari uko amasezerano yari ateye. Rero amaze kugerayo agatangira akanaririmba, 155am yamwemereye kujya imufasha buri kimwe cyose, ikamukorera video, maze ubundi ikinjiye no kuri iyo ndirimbo nacyo bakakibonaho inyungu ya 40%, akaba ari yajyana 60%, akaba ari iya 155am. Element yarabyemeye kubera ko n'ubundi amasezerano bose ubwo bayungukiragamo, bivuze ko bamuhaga amafaranga agakora video ndetse na audio byose n'ubundi akaba ari ibya 155am. So rero nyuma y'uko Coach Gael yivuguruje akavuga ngo $30,000 by'idolari ntago nzongera kujya mbibaha, nzajya mbaha 5,000 gusa, Element yahise avuga ati ubundi kubera iki nimba nkeneye ubufasha bw'amafaranga yo gukora video kandi nanjye nayikorera, kubera iki ubundi ntayikorera? Ni muri urwo rwego rero yavuze ngo ibintu bijyanye na video azajya abyikorera ndetse na buri kimwe cyose akikorere, maze ubundi amafaranga yose ajye mu mufuka we. Ngira ngo uri kumva impamvu mu ndirimbo iheruka y'uyu musore bita Element atigeze hagaragaramo ikirango cya 155am. Byumvishe neza ni uko buri kimwe cyose ari we wakihigiye, cyangwa se buri kimwe cyose niwe wakipeveye kugira ngo abashe kuba yasohora iyo ndirimbo. Bivuze ngo nta bufasha na bukeya 155am yamuhaye. So ibi ngibi bikaba bigenda bivuga ko rero Element yanze no gusinya amasezerano, dore ko mu kwezi kwa 12 aribwo amasezerano yari kuzarangira, none rero akaba yaranze gusinya amasezerano yo kongera indi myaka cyangwa se yo kongera ibindi bihe muri 155am. Bivuze ko Element ashobora kuba agiye nawe gushinga studio ye, ndetse iyo studio ye ikazaba yitwa LS Fair nk'uko yakunze kugenda abitangaza. So ngayo nguko ndakeka ubashije kuba usobanukirwa byose, ubashije kuba wasobanukirwa ikijya mbere hagati ya 155am, umwuka mubi uri kugenda ututumba, ndetse n'ibindi byose biri kugenda bivugwaho. Ndakeka ubashije kuba wasobanukirwa uko bigiye bihagaze byose. Ngayo nguko, iyi ni Kigali The Twilight Talks Entertainment, amakuru y'ibyamamare yo nakagaruka. Murakoze cyane.